cyambe kitwa rancanga umuntu arancanga namubuze ifato ndagije rero mpitamuhimbaho igisigo kuko bwaracanze birenze yashatse kwigira ishyano umusanga heza habi no arancanga nge ndamureba nkabona byinshi yandeba nkabona byinshi bityo nkamwibazaho byinshi kuko musanga muri rwishaboneka hose nk'ishishi atandukanye n'ibiremwa byose afite ububasha kuri ibyo byose akabigenga hariho hose afite ubwenge kubirusha byose n'ubwigenge ku isi hose ariga akavumbura byinshi byiza kubaka agatura ahantu heza izo nyakatsi araziheza yageze mu mudugudu arineza ahora ashaka icyamuhaza iterambere mu masiyansi rirakomeye nk'ahamasi rirakataje mu mpande z'isi ibyo byose birakorwa n'umuntu ku bw'ububasha bw'iyamuhanze ariko se kandi wowe unyumva ko mubwira yuko acanga ugira ngo buriya si umuhanga uzagana iyo kwa muganga urore imbaga ihamusanga erega nawe arabasanga akabakura mu manga akabasubizamo ubuyanja bagatara kakabishyanga bamaze kurya imbiga ya muganga. Yes, ngira ngo murabyumva neza noneho twahinduye sije twahinduye uburyo turimo turagenda mu biganiro iyo tugeze aha ngaha mu bisigo Hussein tutangira kugendamo amboku de gake kubera iki se gake hasi uje kwiruka cyane ngo mu bisigo ugasanga ururima rukuntu ushobora kuba uruciyemo ukuntu oya ariko ushaka ngo uvuge ibisigo hari ukuntu uhindura imvugo ntabwo nyine byandi byawe ngo ego bokuderiye byari byawe ariko mbere yuko twinjira mu hanga reka suza umukobwa twa Melissa urabona Melissa technicien uramubona neza cyane hari ase kwa hano aho nyine kuko Uwizeyimana ameze neza se ameze neza cyane musuhuza akomeje no kujya natega amatwi Sunday Talent show musuhuza umubwire ngo kuba binkoze biti ati Hussein arakumva neza cyane ariko hari yona mufitanye ikibazo ngo ari ibintu mutatunganyije ngewe se nge ntacyo ntatunganyije okay reka tubireke natanze password ndanje ntanga na passport okay reka twibanukire n'ubuzima buzira kuzima turagaruka mu kanya kabisa natwe tumva ese ninde tuzanye umunsi guess aka kanya ninde biryo batinyo natanyiza gutigitanya batatu ndumukogo tudahusha nagashami kagahinda katuragoye gakondo kakayitivure ndigana umukonda gakonda kankunda kabatindi bakatse mu gitoze bakacunguje ibyishyanga ndumusizi w'imbaye n'uruhongore rwaharazwe impunza zo kurunda mandato cyagahembura buri wese umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengero hugabanya uruhongore nkarana guhagarika icyo cyo gihabanye umusizi usiga mu bisigo nkasigira inganza batuyisi bagasusuruka bagasaga bagasingiza nkaba umusizi wo mu butema buto kwa Materemato Semana Dominique bucece jango mwanyumvise umusizi ko numva ari ibindi ntabwo uri kumvira neza muri ekuteri zamura volume hasi uri kumva neza usindebera neza ndi kuko ndi kumva ewan aricyo bita ishanyarazi Samura byumva neza ko twamaje kwakira Oyita Dominique akaba ari umusizi ndetse akora kabisa ibyivugo byiza cyane kabisa ndetse n'imivugo igiye itandukanye ye kutwibwira neza cyane none uri ni tayari yego naoze nibwa ndi nyamwiga biryo batinyo natangiza gutigitanya batatunda umukogo tudahusha nagashami kagahinda katoragwe gakondo kakayitivure ndigana umukonda gakonda kankunda kabatindi bakatse mu kitoze bagacunguje ibyishyanga ndi nyamusanisha agaciro nshibwaho mwaki kakanyabugesera yasize ntasize indugama yago bwana mukari n'ubusanza rucogazanya cyusa impambara y'intambara y'ibishwi bisiga n'amajeri kurya n'ubwenge bibusumbya ndi rudasubiza ubusumbajije kuko ntamenye iyo twaba dutaniye uwo mwigisha gisizi kitarindeze uko azabaza igisumbye ntuzasibe gusubiza burya rwoshywa n'urundi nugira icyo buzanye ngesha inzoga mbado gutarugotwa nta magiro na rwamahire uzagira uti cwe ndi rudasubiza ubusa numbajije ibyo bintu avuza ko kanosore ejo kacwe nitwabwiye cwe nayo kurabizi ngiye ni cwe kuri iyo gahunda uri cwe nanjye dore gahunda kuri iyo gahunda umusizi tuguhaye ikaze mu kiganiro Sunday Talent show murakoze cyane ni Sayimana Dominique nyine Sayimana Dominique umusizi wose usiga adasiganuza Nsabimana umusizi usiga adasiganuza naho birangirira nuharenga kubera siki nakomeza ariko ngire mu mapeya reka manza nyikohereze bunanyiza nkomeze
twaguha ikaze muri Huguka Sunday Talent Show. Ubwo ngubwo umaze kwigira amazina ni Ikiganiro Dominique, nkaba nkomoka mu karere ka Bugesera, hagana he mu murenge wa Nyarugenge. Ariko ubu ndi gukorera mu hajya se warubizi ko Bugesera ari mu rugo se na nijoro dawo nayo nkurikiranye muri match uvuga ngo wavuga imirenge ngingahe yose ngigize akarere ka Bugesera imanuka nkakubwira n'abagitifu imirenge ni Bugesera muri Nyarugenge. Ariko ubu ndi gukorera mu karere ka Bugesera n'ubundi mu murenge wa Musenye, ndomurezi nigisha igifaransa n'icyongereza mu kigo cya GS Gicaca, nanasuje abarezi dukorana n'abanyeshuri baho. Ndahabona neza cyane nose abanyeshuri mo kugenda basangiza kuri ubwo bumenyi cyangwa uzaba undi wagiye akabupfana. Ndabo basangiza dore ko mperutse no guhimba indirimbo y'ikigo cyangwa ishuri, indirimbo nise GS Gicaca imbera bose, naho ngahiriho ni haboneka umwanya baraza gushyiraho kuyumva. Hanyuma wisintera amatsiko, uri umurezi muri GS Gicaca, wigisha iki? Nigisha igifaransa, icyongereza n'igiswahili. Izo ndimi zose. Icyongereza, igifaransa n'igiswahili. Yego. Ikinyarwanda nta kirimo? Oya, nta kirimo. Aha, reka none twitwarane neza. Watangiye gukora bino bihangano ryari ari umwaka wa hari ryari utangiye gukora bino bihangano byawe? Nabitangiye kera muri 2004 niga mu mwaka wa gatatu mu mashuri abanza. Ariko kubera ibyo nabaga mpugiyemo amasomo n'ibindi byinshi, biba ngombwa yuko ntahita mbishyira ahagaragara, dore ko nabanje gufata igihe kinini niga ibindi biraho byanditse biri mu mpapuro gusa. Niki cyaguteye kwinjira muri gukora bino bihangano bijyanye n'imivugo ndetse n'ibisigo? Ni ahanini ni impano yanjemo, nabundi nari sanganywe numvaga nari bifitiye impano, kuko nubundi icyo gihe najyaga mpimbira amaklabu nka Club Antisida nabagamo, twajya hanze ikigo cyantumye kugiserukira mu makoraniro y'abana mu ngando nkahimba. Hanyuma nza gukomeza mpimba gutyo, mpimba cyane cyane mpimbira club, bikomeza gutyo. Numvaga rero ushaka ko umuntu wingira kamaro. Uyu munsi wicaye usanga ubyibuze umaze imyaka agera kuri 20 iruzuye cyangwa irarengaho? Watangiye 2004. Ubu ni imyaka 18. Yego. Kugeza kuri uyu munsi umaze gukora ibihangano ugera muri bingahe mu myaka 18 umaze muri kariyeri yawe? Ibihangano mfite, ibisigo byose hamwe mbarani biragira muri 13. Ubwo ni ibisigo n'imivugo biba bivanze. Indirimbo nazo ndazihimba, ziba ziranditse, izikoze nazo nabara zigera nko murenye. Ubwo nizo namaze guhimba afite, ariko ntabwo ndazitunganya. Natunganyije n'imwe y'iryo shuri nise neguriye ikigo nise GS Gicaca imbera. Byanga byakunda, birumvikana neza ko ukora ibihangano byinshi cyane bijyanye n'akazi ukora, urumva ko ubikora neza. Niki kigutera imbaraga, motivation kugira ngo ukomeze gukora ibyo bihangano byawe by'umwihariko, dore ko uburi murakora kandi kazi navuga ngo kakwinjiriza cyane, uraza no kuza kubihuza? Ese hari ikintu uri wakuramo ahangaha? Ubundi jewe intego ya mbere mu buhanzi no gusigira isi umurage w'ibihe byose. Ubwo nuko ngo ikintu cyitwa mura nta reka amafaranga. Amafaranga nayo ndayakene kugira ngo nkore ibyo nkora neza, ariko ubundi intego ya mbere no gusigira isi umurage w'ibihe byose. Hahandi nzasiga inkuru nziza imusozi, bakayavuga ati dore iyo ni bucece rwose, dore igihangano cye nguyu disi. Reka banza subize ka kantu, niki kigutera motivation, niki kikomeza kugupusha nyine ukakomeza gukora ibyo bihangano umunsi kundi udakoze umuvugo n'igisigo cyangwa se ugakora n'indirimbo? Niki kikomeza kugusunika gukora ibyo nyamara ufite kandi kazi ukora ku ruhande? Impano y'ikurimira gukirigita ntabwo wayihagarika. Ngewe rero motivation ya mbere ni intego mfite yo kubingira kamaro, kugirira kamaro abandi. Niyo mpamvu iby'inyungu biza nyuma, kuko nabyo birakene kugira ngo nkore neza ibyo nkora. Ariko intego yanjye no kugira kamaro abandi, nkabasigira umurage w'ibihe byose. Niyo motivation ya mbere. Ariko harimo n'izindi nyungu, kuko hari aho ntumirwa henshi mu birori. Nk'ubu ngiye mfite amarandevu muri iyi minsi muri uku kwa 12 kose, ku buryo mfite ubu ngubu wantumira muri uku kwa 12 ntiyambona. Aho ngaho ngenda nkuramo amafaranga aho bantumira mu birori, mu bukwe n'ahandi henshi cyane. Usene ikintu ashaka kumubaza, njye nagira ngo gato adusangize iyo uri mu nganzo, hahandi uba ugiye gusohokana igihangano, bimeze bite inganzo? kugira ngo noneho ujye kuvuga ngo ngiye mu nganzo, igitekerezo kiba cyaje gite? Dusangiza uri mu nganzo bimeze bite muri rusange? Murakoze cyane.
njyewe guhimba kwanjye ubundi guturuka kuri analyse nkora hari igihe nicara nkatekereza kuri suje nini cyane dore ko n'ubundi mu byo nabayemo biri kusaba gutekereza muri iyi minsi ubu ndangije umwaka ushize filozofiya nigaga hano hepfo muri filozofikum ikabwaye rero kwicara hamwe nkatuza nkagira analyse nini hari igihe mpita nkuramo igikorwa no kureba abantu hari uko babayeho nkubare igisigo nahimbye muri natangiye guhimba muri iyi minsi nacumbitse ariko ntararangiza nise sinanzi inzoga na analyse nakoze cyane kuri ku nzoga imibanire y'abantu n'inzoga si wani inzoga ariko sinanzi inzoga bagisoza ryari muri iyi minsi iri imbere ndashaka kugisoma umbabarire icyo gisigo nurangiza kugitereka hanze zakime nshaka kugitura abantu hano reka komeza dusangize uburyo bimeze mu nganzo ye yego nuko ahanini ubundi ndatuza nkicara hamwe ukitegereza nkakora analyse cyane ubwo n'ugusesengura byimbitse ubundi nkandika ntago ari nka bya bindi ngo ndabona iki ngo mite mpimba oyaje no gukora analyse cyane ariko waza kuzandika igisigo ku burezi ubwo na analyse nakoze ku burezi nkasanga nkwiye gukoraho igisigo yego tukabivuga neza ukahita nyine ko yize muri filozofi hanyuma kugeza kuri uyu munsi hari imbogamizi uhura nazo imbogamizi ntabwo zabura ibi bintu bisaba inkunga iturutse ku mafaranga iyo mbogamizi ntabwo nari bwabashe kwikemura indi mbogamizi nuko public buriya hari ikibazo cy'uko abantu benshi batari iyi nganzo y'ubusizi itarazamuka cyane ngo bayimenye kandi inganzo niyo ikuriye navuga ikuriye n'ubundi buhanzi bundi kuko abasizi barakompoza ndetse buriya n'indirimbo zivuka mu bisigo iyo ni imbogamizi rero ahubwo nabasaba ikintu buriya nk'abanyamakuru buriya nta kuntu mwajya mukora na top 10 cyangwa top 20 ibisigo bigezweho turimo turagera tubyakira muri no minsi tubyakira kubera ko urana ko hari uburyo ibisigo bitari kutaboneka rero ko abantu batari barabihaye agaciro ariko no minsi mu byukuri ngira ngo wenda kamavinga ibyo bintu tugomba kuzabikoraho kandi cyane ariko attention hari n'igihe nka rumaga hari ibisigo bye bajya babisabanga bakabisaba ugasanga no muri top 10 ugasanga hari igisigo cye kimwe cyajemo ejo ndasora umuzingo ngira ngo urabizi neza ko hari top 10 igeze kuzamo ibisigo bye bibiri so rero urumva ko uburyo nyine abantu babisaba nibyo bituma nyine bavuga bati reka tubibagezeho so ariko ntekereza ko ubwo nawe bizakunda nyine ndabona uposhinga cyane so urumva rero ko hari zimwe mu mbogamizi abatubwiye n'ibyo umaze kwishinda kuva wakora uyu muziki hanyuma turi kwirukanga cyane jya nyine utadusigaranye ndashaka kugira ngo banze winjire muri iki ngiye kuko instrumental y'igikobwa igikobwa nta kibazo noneho cyo ni igisigo cyitwa igikobwa kimaze ibyumweru bibiri iki gikobwa tugiye kukinjamo igikobwa ubwo ni igisigo cy'igikobwa ubwo ni igikobwa nanjye mfite amatsiko nimara kumenya niba ari igikobwa cyiza niba ari igikobwa ntabwo ubwo turaza kubyumva imbere nibyo nyine ubundi umuhanzi aba agomba kuzimiza nko kumva igikobwa ni kibi ni cyiza igikobwa vuga cyakoze iki ni igikobwa kirenze ntabwo nyine vuga amatsiko mfite neza kandi n'abandi bafite nuko natwe tugira abantu ngo hagire dusorezo cyamenya n'uyu bagasigira ameze gutya ese ninde ni edide uri gukora n'akora amafaranga yawe nta muntu urayakorera barimo nambwira ngo uraza kuvuga kuri DJ Happy so reka tubanze twumve igisigo yitire igikobwa ndashaka ngikinemo kano ka instrumental beat hanyuma kamanuke mo nita tugaruke mu kanya twumva kandi bamutega amatwi neza bumve 0 9 nituzi message irimo aho ngaho sorry banzuvugiye nimero 0784 0784 aho ni mu buryo guhamagara ku butumwa bugufi ni 0784 yes hanyuma tugiye kubanza twumve igikobwa igisigo cy'igikobwa turagaruka mu kanya dufatana ku murongo wa telefone ariko usene mbere ko twinjira muri iki gisigo cy'igikobwa banza ugira umuntu byuze ubwira ati kurikirana kino gisigo no nyitoye umukobwa uvuga ati kurikirana we ntituzi ngo ni iki niba ari kibinyuruga arakagumana ako kantu ngira umuntu umukobwa wese uteze amatwi iki gisigo cyumve neza twagiye natoye ururabo ruhumura neza cyane
natoye ururabo ruteye amabengeza. Igikobwa igikwerera igisubiza bugingo, igituma mvuga imyati, igisubizo nahawe, igisangwa bashonje bagataha bamwenyigira hino ndore. Ndebe icyo kimero, ndebe uko ushibutse, ndebe ubuhanga rurema yakuremanye, ndenga ubu busore, ndeshye na data ndare mu bagabo. Naje butore ntahigwa mu gitaramo, nduguhunda uko ndufite nagukunze utabizi, nabigize ubwiru. Sibwo nabyeretse Imana, sibwo yabihaye mu rugo, sibwo nateye urutambwe sizana ngana iwanyu, usumbirwa n'urukundo nasanze ubasumbye. Wabibonye ngikurora, waje usanga nkusanga, wahise ungwa mu byano, werurira umutima wawe wowe ubwawe ku nkunda, wafashe umutima wanjye wahise umugira inganzwa. Kibere nk'igikobwa, ikibungenge cyishimo, kijisha bugingo, cyogere mu bakobwa, kirazi cya mama, kunda unyurwa uyu munsi. Unyurwa unyurira irembo, unyura abagushaga, ushyitse amashyo mu yandi, uteye ishema ababyeyi, ukamirwa ukamisha, usanze rudasumbwa. Dore igikobwa mpora ndirimba, dore igitego mbateze bahungu, dore igisubizo cy'igihe tumaranye, dore kibona umwe mbatanze kubona, dore irisimbi isiga ibi bisigo, dore igisambu yagenewe ifura, dore igisingizo mvuga ntategwa. Tembo usanga juru ry'icyeza, teta mukobwa ubarusha ubwiru, tuzi usanze ruzira bwoba, tebuka usanga amashyi ukamishe, tumenye icyiciro twinjiyemo, tugire ibirezi ibitsina byombi. Maze ngushimira abakubyara, mareba atembaho amaribori, matama atemba amata n'itoto, munyurarembo muzira cyanzu, mujyana umpaye izina uyu munsi, mutima utashye imbere mu wanjye. Igikobwa rahira rwose naje ngusanga iki n'ibiki ibintu nk'iyo ngiyo nshaka kuba nka data nka combikiye aho ni kirekire ni kirekire. Ikindi bashaka kugisanga kuri platform zanjye. Aha izo nzo dushaka bundi nanjye nabanza situbwire banza aho kantu maze nka noting ahantu. Yego n'abandi bose rero mugiye nihe twasanga ibihangano byawe. Kuri YouTube channel nitwa Umusizi BUCECE Dominique. Umusizi BUCECE Dominique. No kuri Facebook nitwa BUCECE Dominique, kuri Facebook page nitwa Umusizi BUCECE Dominique, kuri Twitter nitwa Umusizi BUCECE Dominique, kuri Instagram nitwa Umusizi BUCECE Dominique. Aho hose ushyizemo BUCECE Dominique wabona. Ukimara kugerayo rwose YouTube iramuzi cyane, Umusizi BUCECE Dominique urahita umubona. Iramuyoka. Hanyuma tunafatana ku murongo wa telefone ugahamagara batubwire uburyo urimo urumva BUCECE Dominique Umusizi. Emana Karundi rumeze neza cyane kabisa igikobwa. Ndabona rwose ibisigo bye bifite n'ama lyrics, bivuze ngo umuntu afite n'amahirwe yo kubisoma aho kubisoma kanabimenya. N'ama video. Allo Radio HUGUKA. Allo. Yes sir. Chris Kavana no rugarutse. Ego. Kugira ngo yite BUCECE byatewe n'iki? Arakumva neza cyane nasubiza. Urakoze cyane kwiyita BUCECE Dominique. Bituruka mu myaka ya kera nundi muri 2004 urabyibuka hari imikino yegeze kubera mu Rwanda yitwa nubigiba yitwa Sekafa Kagame Cup. Icyo gihe rero hari abana bise amazina y'abasitari bari bahari, bari baje icyo gihe bamwe bita ba Okitemba, undi yitwa Tabla Mashambage, bakajya basika ngo nta kazina niyita nihimba. Umunsi umwe rero ndashakaga kwita kazina kagufi cyane kagenda nka gatete. Nanjye numva bazajya banyugeza go gatete. Rero ndi iwacu hari urusengero rw'abangirikani ruguru y'inzu y'urugo iwacu. Ngiye kumva numva ngo senguruka karindwi we BUCECE, wongere BUCECE nanjye gatete BUCECE ngomera cyane gatete BUCECE mpita ngenda ndabwira nti nese subira ku ishuri nawe umwana w'umuhanga cyane banyemeraga kwiga n'ikigoroba nigaga mu gatatu primaire. Mbabwira yuko nyine nise BUCECE izina rikwira ikigo cyose. Kuvuga rero aho nagiye kwiga hose buriya nise tronkome muri lycée de Rusatira. Bambaza izina ni BUCECE Dominique bagaseka bakahita ngeze muri superieur igikonko rero nize ndabasuje cyane abigikonko muri SG bakoze mu gikonko. Banyita BUCECE nabwo barishima nyine mvuze ko ni BUCECE. Na kaminuza buriya narayize nizirukara muri kaminuza y'u Rwanda BUCECE Dominique.
mu iseminari aho nize naho bararimenya cyane nize rutongo ikabaye no muri amasomo uwitwa Bucece udavuze Dominique Bucece nta muntu wamenye wari utavuze Bucece yewe twanabifaho kugira ngo rero biranoroshye cyane ayo suramo ko karimbo barimbaga bazenguruka ako karimbo barimbaga zenguruka karindwi we Bucece bongere Bucece inkike ziyeri ko ziraritagurika nangera numvaga Bucece gatete bitanu badarikoze cyane ewana mugiye kuri YouTube mwandike umusizi Bucece Dominique wabyumvise byaturutse nabyumvise nagiraga ngo none mubaze uburyo abasha kumanaginga gukora ibihangano no kwigisha abanyeshuri ko yabigoye urakoze cyane jewe genda kora cyane buriya ndyama hagati ya saa 6 na saa 8 z'ijoro ibyo bituma mbasha gukora cyane nkategura amasomo n'ibindi ngomba gukora ku buryo ibyanjye bikora mu gihe nk'ubusoza amasomo nigaga ya filozofiya ni Kabgayi nanditse igitabo hari igitabo natekereje nshaka kuzandika ni vivre dans le temps kubaho mu gihe rero kubaho mu gihe nibyo bintu bifasha mu gukora buri kintu cyose yes reka dufate uwa nyuma allo Radio Huguka allo yes sir umeze mute turashimana